Haleluya, tumenye tuzirikane mutagatifu Kizito Mihigo. Haleluya, haleluya, uragahora usingizwa Nyagasani Mana yacu kubera ibitangaza ukomeje gukora mu buzima bwacu. Uyu munsi bavandimwe ni kuwa mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2020. Turashimira Imana, niyo mpamvu dutangije Aleluya ya mutagatifu Kizito Mihigo, tuyishimira uburyo ikomeje kugirira neza igihugu cyacu, Afrika yose n'isi yose, muri Kiliziya Gatolika. Dushime Nyagasani kuko tubonye bwa mbere nyuma y'imyaka 100 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Tubonye umwepiskopi wa Kigali, wa Diocese ya Kigali, agiye kuba Cardinal. Bakristo bavandimwe, n'ibyishimo bikomeye ku mutima wacu, n'ibyishimo bikomeye muri Kiliziya y'u Rwanda by'umwihariko, kandi no muri Kiliziya ku isi hose. Turashima Nyagasani rero kubw'iryo gitangaza dukoreye, kuko Kiliziya ni imwe, ukwemera ni kumwe, nk'uko Imana yacu ari imwe. Uragahora usingizwa Nyagasani. Nuko rero turakomeza ya gahunda yacu yo kuzirikana Kizito Mihigo mu gitabo yadusigiye. Turakomeza kuzirikana igika gikurikiraho, kandi dukomeza no kwishimira
ibi byishimo bituruka ku mbuto nziza z'ukwemera kw'abakristu ba Kiliziya y'u Rwanda. Sinshidikanya ko n'amaraso matagatifu ya Kizito Mihigo yatuvuganiye mu ijuru, akaba ariyo mpamvu nyuma y'urupfu rwe aribwo bwa mbere Kiliziya y'u Rwanda imaze imyaka 100 ibayeho, aribwo bwa mbere tubonye umukaridinali uzicara i Vatikani hamwe na papa n'abandi ba karidinali bose b'isi yose avuganira Kiliziya muri rusange kandi yita no ku bibazo Kiliziya y'u Rwanda yagize. Bakristo bavandimwe rero n'ibyishimo bikomeye kuri twe, n'ibi biri mu gitangaza dukesha amaraso matagatifu ya Kizito Mihigo, dukesha ibikorwa by'abakristo benshi babaye abamaritiri mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. benshi bapfiriye mu Biriziya bagapfa basingiza Nyagasani, bagapfa bamaze kwicuza, n'abandi bamaritiri benshi twagize baguye mu nkambi hirya no hino z'impunzi muri Kongo, bagapfa bagenda bavuga rozari, bagapfa biragiza Nyagasani Yezu Kristu nk'uko Kiliziya yari yarabibatoje bakiri bato. Kiliziya rero ni imwe bava abakristo bavandimwe, yaba wapfiriye muri jenoside yakorewe abatutsi, yaba wapfiriye mu mashyamba ya Kongo cyangwa mu migezi yaho, yizeye Kristu, yizeye kuzazuka kandi agapfira mu kwemera. Abo bose turabazirikana, ari abapfiriye no muri jenoside yakorewe Burundi, abapfuye bose biziye Kristu bazazukira ubuzima buhora bihiteka, kandi baricaye baganje mu ijuru kwa Jambo. Kiliziya rero ni imwe, ibyishimo ni bimwe, Imana yacu yose ni imwe. Twishimire rero uyu musenyeri arikepiskopi wa diyoseze ya Kigali uzamutse mu ntera. Ni ibyishimo byacu, ni umugisha wacu, ni Kiliziya yacu twishimira, n'Imana yacu duha amahirwe adasanzwe. Rero dukomeze tubishimira Nyagasani. Turakomeza rero nyine muri gika gikurikira, ko reka tubanze tuvuge isengesho rigufi kugira ngo Imana ihe umugisha byo tugiye kuganira. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura iduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Kubasha nikuza ari byawe Nyagasani, ubu n'iteka ryose. Amina. Kizito arakomeza ati, muri mbaze manyuremo muri make igika cy'ejo twavugaga nyine ibyerekeye Arc-en-Ciel yaririmbye yifuriza amahoro k'umukororombya wasura igihugu cy'u Rwanda tukagira amizero. Murabona ko ari nk'ubuhanuzi yaririmbaga, uyu mukororombya uje ku gihugu cy'u Rwanda ukaduha amizero muri Kiliziya, ku buryo Kiliziya yacu y'u Rwanda igira umukaridinali. Ni amizero akomeye cyane, ni igisubizo cy'ijuru, kandi ntabwo ari aho bigarukiye gusa. Mumenye ko Kizito yicaye iruhande rw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, abari hafi, aradusabira buri munsi, asabira Kiliziya y'u Rwanda na Kiliziya zose ziri muri Region de Grand Lac ndetse n'Afurika n'iy'isi yose muri rusange. Tuzi neza n'abandi batagatifu bose ko bakomeje kudusabira, ko twebwe turi muri Kiliziya iri mu rugendo, bo bageze muri Kiliziya yatsinze, l'Église triomphante, twebwe turi muri l'Église en voyage, ariko hari n'indi Kiliziya twita l'Église souffrante, ariyo yo mu purgatori. L'Église triomphante rero na Kiliziya iri mu rugendo, ni twebwe dufatanya tugasabira iyo Kiliziya iri mu bubabare, l'Église souffrante yo mu purgatori. Turafatikanye rero, Kiliziya ni umubiri wa Kristo nuko nababwiye, twese abakristo tukaba ingingo za Kristo nk'uko twabyize mbere, tugafatikanyiriza hamwe. Iyo urugingo rumwe rubabaye urundi zose zirababara, iyo urugingo rumwe rwishimye zose zigomba kuba zishimye. Nuko biteye muri physiology, amen. Ni nako bimeze rero mu ngingo za Kristo,
ni kimwe. Niba rero hari kiliziya igize amahirwe ikagira umugisha uba ari uwacu twese, tujye tuwishimira twese hamwe ntawuvuyemo. Ejo rero nyine twaganiraga ku byerekeye ingorane Kizito yagize mu Bubiligi, akaba yaraharaniye ku buryo hatagira igipande kimwe kimwiyumvamo kurenza ikindi, cyaba igipande cy'abatutsi cyaba igipande cy'abahutu. Bamutumiraga kuba basoma misa, kubaririmbira misa yo kubatizwa cyangwa se bapfishije nk'umuntu cyangwa ibindi birori. Kizito yagerageza kwegereza bose atagize uwavangura. Aracyakomeza rero muri icyo gitekerezo cyo kwerekana ko kuba neutre ku bana b'Imana, la neutralité, mbese kutagira aho ubogamira ari byiza, kuko iyo utangiye kubogama Satani agutega imitego yo kugwa mu ivanguramoko n'ibindi byaha bijyana nabyo. Kandi dukurikiza igika cy'uyu munsi, arakomeza agira ati: Musenyeri Leonard ni umupadiri udasanzwe twahuye inshuro nyinshi incuranga inanga bita orgue mu gihe cya misa mu seminari ya Mutagatifu Paulo Louvain-la-Neuve. Nkihagera, ikiganiro cyanjye cya mbere nawe cyari kijyanye n'umuhamagaro w'abapadiri. Namubwiye ko nize mu seminari nto kandi ko ni icyifuzo cyo gukorera kiliziya kitigeze kimvamo, ariko ko nifuza no kuba umucuranzi. Ahita ambwira ati: noneho uzakorera kiliziya nk'umucuranzi. Urumva ama igisubizo cya nyacyo pe. Kizito agakomeza agira ati: inyigisho za Musenyeri Leonard ku Banyarwanda ziracyandi mu mutwe. Iyo misa yabaga irangiye, abapadiri bamwe b'Abanyarwanda babaga basomye misa hamwe na Musenyeri banterefonaga bakanshimira bagira bati: Kizito waririmbye neza, ariko ntugomba kutuzanira bariya bantu. Nyumvira. Barongera baramusikandarije. Kizito agakomeza akavuga ati: niba ari umututsi yabaga avuga abahutu, yaba ari umuhutu akaba arimo avuga abatutsi. Igisubizo cyanjye cyabaga cyoroshye cyane. Nasubizaga nti: ntabwo nshobora kubuza umuntu kuza mu bitaramo byanjye, cyane cyane mu kiliziya. Turatinda rero kuri iki gisubizo yahaga abantu iyo bashaka kubushaka ko avangura. Nyine murabona kimwe n'ibyo twize ejo, bifuzaga yuko niba ari abatutsi yaza kubaririmba azanye abandi batutsi, mbese kiliziya yose ikaba irimo abatutsi. Baba ari abahutu bamutumiye bakifuza nyine ko hatazamo abatutsi, ariko Kizito igisubizo yabasubije bose, yaravuze ati: ntabwo nshobora kubuza umuntu kuza mu bitaramo byanjye, cyane cyane mu kiliziya. Kayo nguko bakristo bavandimwe rero, kiliziya ntabwo ivangura, ukwemera ntikuvangura. Niryo somo nanone akomeza atubwira nk'uko abitubwiraga ejo. Kandi umutagatifu ntabwo avangura amoko, ntabwo avangura indeshyo, ntabwo avangura ibitekerezo, ntabwo avangura abantu Imana yaremye, ahubwo yumva abereyeho kubahuza, kubagirira neza no kubakunda bose. Nirwo rugero yaduhaye kandi nicyo adusaba gukurikiza mu buzima bwacu. Izi ngorane yazigiriye mu Bubiligi, hari henshi yakomeje kongera azisubiraho azigarukaho, kuko byababaje umutima we cyane kandi byamubereye ingorabahizi, ku buryo nyine yabonaga atumva impamvu abantu batumva ko bagomba kuba umwe. We kuko yari afite umutima ukeye kandi ukunda, yumvaga bitakagombye kuba ikibazo, cyane cyane nk'abakristo ba Kiliziya Gatolika babatijwe, babigishijwe ukwemera, bazi amahame ya Kristo kandi bakiyita abakristo nabo ubwabo, ariko mu mitima yabo ugasanga bagikomeza bari kuri ya ngingo yo gushaka kuvangura, bagashaka kwivangura mu moko, bagashaka kwivangura mu turere. Twarabonye mu Bubiligi aho yatubwiraga ko hari utubari tumwe tujyamo abanyenduga, utundi tukajyamo abakiga, utundi tukajyamo abatutsi babibone bumva bibona ko bakijya mu Rwanda bakunzwe na leta. Ibyo byose yarabitubwiye, ariko twari tubinenga nyine nkuko n'ababinenga, kuko mu kiliziya ntawakagombye gutandukana n'undi
ubukristo nibwo bwoko bwakagombye kuduhuza. Kuba turi abakristo bisobanura ko turi bene kristo, turi bene kristo kuko yaturemye, turi bene kristo kuko twabatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tukemera amahame ya Kiliziya twabatirijwemo, tukemeranya ku mategeko y'Imana tukayemera uko ari 10 nta na rimwe tuvanyemo, kandi twatuzi ko iryo gukunda Imana na mugenzi wawe nkaho ubwawe ari ryo risumba ayandi yose, ariho aya mategeko yose akubiye. Nuko rero mu Kristo muvandimwe, numva uri kwitanga umuguru mu Kristo, ariko mu mutima wawe ukajya wumva hari abantu vanguye, hari abantu wumva waheza, hari abantu wumva wanze, hari abantu wumva utagirira neza cyangwa ngo useke nabo, menya neza ko atari Kristo yutuzi ukurikiye. Menya ko ari undi murwanya Kristo, ahubwo uri kugushuka kugira ngo ukomeze bibonekeza nk'umukristo, kandi ibikorwa byawe ntaho bihuriye n'ibyo uvuga, n'ibyo wakagombye gukora, n'ibyo wakagombye kuba uri byo. Iryo ni ihurizo rikomeye tugomba kuzirikana. Mu Kristo muvandimwe, mwene data, turi kuganira kuri no mugoroba, ibaze niba ibikorwa byawe, ibitekerezo byawe bijyanye koko n'ibyo wemereye Yezu Kristo igihe ubatizwa. Ko barakubaza ati wanze shitani n'imihango yayo yose? Yes I do. Yego koko nanze shitani n'imihango yayo yose. Nose niba wanze shitani n'imihango yayo yose, iyo ugiye mu ivanguramoko wibuka yuko abantu bose bari mwe n'Imana, wibuka ko wemereye Yezu Kristo yuko uzakurikiza amahame ye yo gukunda abantu utavanguye, yo kwanga shitani n'imihango yayo yose iva ikagera. Iryo rero ni isomo tugomba kuzirikana. Uwo ni umurage twasigiwe na Yezu Kristo ubwe akiri hano ku isi, yabidusobanuriye bihagije, ivanjiri yabisobanura bihagije. Abanditse ibyakozwe n'intumwa Bibiliya yose harimo uyu mugenzo w'urukundo, gukunda mugenzi wacu uko twikunda, nta hantu utavugwa kandi urasobanuye bihagije. Nta gushidikanya rero kwagombye kubamo cyangwa urwitwazo urwo arirwo rwose ngo habaye jenoside, ngo ko abahutu bishe abatutsi, ngo ubwo abahutu babaye abanzi bose, nta n'umwe nzongera kuvugisha. Oya, ibyo ni ukubeshya, ibyo ni satani iba irimo igukururira imivumo, kuko Yezu Kristo yazanywe munsi no kutwigisha kubabarira, aduha n'urugero rw'ibanze. We ubwe yababariye abishibe ku musaraba, yarabambye hagati y'ibisambo bibiri, kimwe cyamubwiye kiti Nyagasani umbabarire, nugera mu bwami bwawe unyibuke. Yahise akibabarira ako kanya, kandi yari umwicanyi ruharwa. Undi wamukeresheje akavanga ivane ku musaraba, ngo natwe uri umwana w'Imana ivane ku musaraba nawe utuvaneho. Uwo nguwo nyine urumva yarimo akeresa umwana w'Imana, urumva aho yagiye hariho. Ariko wicishije bugufi akavuga ati Nyagasani nugera mu bwami bwawe umenye. Yezu Kristo yamubwiye ati ndakubwiza ukuri ko mu kanya gato tuba turi kumwe muri paradizo. Ngize imbabazi z'Imana yacu ntabwo zitwara igihe, icy'ingenzi ni uko ukomanga Imana itigukingurira, maze impuhwe zayo zose zikuhagira ibyaha byawe byose, nuko ukabona ugahembwa igihembo nk'icy'intungane zatunganye ubuzima bwazo bwose. Gusa kubera kuvuza ijambo rimwe gusa usaba Imana yawe imbabazi, nicyo cyonyine bitegereje, noneho ugahinduka mushya ukicarana nayo muri paradizo. Tumenye rero yuko gukundana, gucisha bugufi, gusaba imbabazi niyo migenzo Kristo aje kutwigisha. Niba rero turi abakristo twitwabe, dukore nkawe, tugenze nkawe, kandi tube humble and meek like him. Tube kwicisha bugufi, twiyoroshye nk'uko nawe yabitweretse. Yari umwana w'Imana, yashobora kuvuga ijambo rimwe gusa ku musaraba ati isi niyubike ishye ishire. Ibyo ntiyabivuze, ariko yaravuze ati ntabwo ubwami bwanjye ari ubwo kuri iyi si. Iyo ubwo kuri iyi si Data aba yohereje ingabo zo mu ijuru kundwanirira. Ubwo rero Yezu Kristo ntabwo yazanywe n'iby'isi, yazanywe n'iby'ijuru. Tumwigireho rero, dukundane, tumwigireho, twakire bagenzi bacu, abadukunda n'abatadukunda, tumwigireho ingeso nziza,
twe kuvangura, twakirane bamwe ku bandi bya kivandimwe. Ubwo rero isomo rijyana n'uyu munsi twarisanga mu Banyaroma umutwe wa 15 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Haragira hati: mwakirane kivandimwe. Kwakirana kivandimwe. Ku mpamvu y'ibyo rero nimwakirane nk'uko na Kristo ubwe yabakiriye agirira ikuzo ry'Imana. Ndahamya ko Kristo yigize umugaragu w'abagenwe kugira ngo yerekane ubudahemuka bw'Imana maze yuzuze ibyo abasokuruza basezeranijwe. Naho amahanga aho Imana ikuzo ayishimira impuhwe zayo, nk'uko byanditswe ngo: niyo mpamvu nzakwamamaza mu mabanga kandi nzasingiza, niyo mpamvu nzakwamamaza mu mahanga kandi nzasingiza izina ryawe. Haleluya, amen. Ngiye ngaya amagambo y'isomo ritagatifu. Yego, tuzamamaza Imana yacu mu mahanga kandi dusingize izina ryayo, kuko ari Imana y'inyampuhwe, kuko ari Imana igira neza, kuko ari Imana iduhaye karidinali mushya mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umukaridinali wiyongeye ku bandi bari muri Afurika, akaba ari umukaridinali wiyongereye mu ruhando rw'abakaridinali bo ku isi yose, akaba ari amaboko ya Kiliziya yongeye gukomera kurushaho. Niyo mpamvu duzamuye izina ry'Imana hejuru, tuyiha icyubahiro kandi tuyishimira ibyiza idahwema gukora. Ntabwo rero dushidikanya ko Mutagatifu Kizito Mihigo birimo, kuko akunda u Rwanda n'Abanyarwanda, akunda Afurika yose, akunda isi yose, yakundaga Kiliziya. N'ejo twasomye ko kuva mu buto bwe yiyeguriye Kiliziya, urukundo rwa Kiliziya n'urukundo rw'igihugu. Ejo niho nabibasomeraga. Bihuriranye rero n'uyu munsi w'uko nyine twabonye umukaridinali mushya, papa yamaze kubivuga. Birumvikana rero ko umuntu nka Kizito Mihigo yaba akiriho, nta gushidikanya ko ari kuzamura ibyo birori, ari gucuranga indirimbo zihanitse, ako nta kibazo, mu ijuru azaba bikurikira kandi abyishimiye kurushaho. Turamushimira rero ubuvugizi yakomeje kudukora, hamwe n'abandi batagatifu bose bari mu ijuru, hamwe n'abamarayika bose, kuko ibyishimo bya Kiliziya biba ari ibyishimo bitutse mu ijuru. Natwe abakristu rero bo hasi tukabyishimira kurushaho, kuko iyo neza yose ibikorewe twe kurenza n'abo ngabo b'ibihangange. Ineza yose ibikorewe twebwe, nongere mbisubiremo, kuko abicaye mu ntebe i Roma n'i Vatikani, burya Imana iba yabahaye imirimo kugira ngo barengere, bamenye ukwemera kwa mukristo wo hasi, kandi ukwemera kugere mu mpera z'isi. Iyo mirimo bayikoreye Nyagasani nk'uko yabibatoreye. Ineza rero pawa bafite n'Imana yibaha kugira ngo twebwe tugirirwe neza, dusarure izo mbuto zose ku buntu. Mujye mubyumva ko ari twebwe bo hasi Imana ibikunze kurusha n'abo ngabo yazamuye kugira ngo badukorere, ko bariya ni abakozi ba Kiliziya, ni abagaragu ba Kristo, nk'uko natwe turi abagaragu ba Kristo, kandi tukaba n'Imana tukaba n'abana b'Imana muri rusange, twese duhujwe n'uko kwemera. Hari akantu kasekeje ejo bundi, sinakabonye hehera, nakabonye kuri Facebook cyangwa YouTube, sinzi ahantu nakabonye, karansekeje cyane. Umwana muto baramubajije ngo ese wahitamo iki, kuba umukozi w'Imana cyangwa kuba umwana w'Imana? Yari umwana muto wabivuze, niyo mpamvu byansekeje bikantangaza. Yaravuze ati oya, sinahitamo kuba umukozi w'Imana. Umukozi hari ubwo akora nabi bakageraho bati kubera iki? Ati umukozi hari ubwo akora nabi bakageraho bakamwirukana, kamwambura akazi. Ariko we wiswe umwana, byose ni wowe babikorerwa. Umwana ntashobora kwirukanwa niyo yakora amakosa, bahita bamubabarira, kuko umwana kubati karasekeje cyane, kandi kavuzwe n'umwana muto cyane ubona atamenye ubwenge bwo kuvuga ako kantu, ariko arakavuze birashimisha. Ati nahitamo kwitwa umwana w'Imana, ko amakosa yose nakora nababarirwa. Donc umwana uri iwabo avuna umuheha akongera undi, bakamwongeza uwundi.
ariko tw'umukozi w'Imana ushaka gukora nabi bakakwirukana da kuko uba wasinye kontra y'akazi. Nta kontra yo kuba umwana ibaho. Rero twishimire kuba abana b'Imana mbere yo kwishimira kuba abakozi bayo. Urabanza none ukaba umwana w'Imana, noneho ukazayikorera nyuma ku bushake nyine no ku mbaraga iguhaye, ariko ntako bisa kwitwa umwana w'Imana, kandi twese turabyitwa kuko niyo yaturemye. Iyo niyo titiri ihambaye kandi ibanza kandi isumba izo zose. Haleluya. Twese rero tubyishimire, twese dukomeze tugire ibyishimo ku mutima, dusingiza twifatanya na Kiliziya y'u Rwanda kuzishimira ibi birori, kandi tudashidikanya ko Musenyeri Arikepiskopi wa Kigali namara kuba karidinali nawe azaba mu ruhando rw'abakaridinali bavugira Kiliziya iyo muri Afurika iwabo, cyane cyane n'iwabo mu Rwanda. Noneho natwe tukagira ibyishimo by'uko dufite umuvugizi aho muri Vatican. Turashima Nyagasani rero kubw'ibyo, kandi n'ibindi bitangaza byose bikomeje gukorwa tubyishimire, kandi dukomeze twiyambaze abatagatifu bacu badusabire n'ibindi bitangaza bitabayeho bizabeho, kuko Imana yacu ibyiza byose niyo ibitunze mu biganza byayo. Mutagatifu Kizito Mihigo wa Kibeho, komeza dusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo wa Kibeho, komeza dusabire. Mutagatifu Kizito Mihigo wa Kibeho, komeza dusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo udusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, komeza dusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, komeza dusabire. Murakoze rero bana b'Imana, mugire mu cyumweru cyiza mutangiye kwa mbere. Tuzongera kubonana muri wikendi itaha. Ubwo ngubwo tuzadufite andi makuru mashya, dufite n'ibindi bikabishya byo gusangira, n'irindi jambo ry'Imana ryo gukomeza dusangira twese hamwe, n'ibyishimo byinshi tuzajya dukomeza dusangirira hano ku rubuga rwa Mutagatifu Kizito Mihigo. Mugire rero umugoroba mwiza aho utangiye kwira, ijoro rihire aho bwije murota Imana, n'umunsi mwiza aho bwakeye. Ni Mama Christina ubakunda cyane. Imana mwese nibampere umugisha.